dore uburyo bwiza umuntu abasha guhanagura isura yiwe irimo ibiheri bigahita bishiramo kandi mu buryo bworoshye. Urabona iyi sura y'uyu muntu yari ifite ibiheri byinshi, ariko reba ukuntu ndi kuyihanagura ibiheri bigahita bishiraho, agahita amera nk'agasura kameze nka karisimifu, nyine agasura ukabona karanyerera kameze neza. Reba uburyo bikorwamo, nawe ngiye kwigisha uburyo nawe wabasha guhanagura isura yawe nk'uko nguko ubona iyi ngiyi ndi kuyihanagura igahita imera gutyo. Urabona uyu mukobwa wacu arimo arasa neza kandi yari afite ibiheri byinshi ku buryo ushobora no kumubona ukanagira ngo siwe, kubera ko wakeditinze neza, nyine wakitayeho wagahanaguye. Urabona nka gutya, ngareba nka gutya, ibi biheri byose yari afite byose bigahita bishiraho. Nizere ko turi kugendana nta kintu na kimwe kiri kugucika. Ni gutya, ngaho ngwino nkwereka uburyo rero bikorwa. Dutangire nkwereka uburyo nawe wahanagura isura yawe. Mbere na mbere ngwino ndabanza mbisibe bino byose kugira ngo dutangire. Kanze mbisibe. Reba rero ikintu hano uhita ukora, urabona ugishyiramo ifoto yawe ni gutya ifunguka. Ifoto yawe ni gutya uyishyiramo, hano habanditse background, ifoto yawe washyizemo. Ikintu uhita ukora hano, uhita ukora Ctrl G ukazikopiya inshuro ebyiri ku buryo ziba 3 zose muri hano muri layer, zihita ziba ifoto 3. Iyo utazi gukora Ctrl G uragaterura gutya ukagatereka kuri kano kantu kameze nko guteranya gutya, ihita yikopiya. Reba rero hano ikintu uhita ukora, iyi ngiyi ya mbere uhita uyifunga, ukaza ugakanda kuri iya kabiri. Iyi ya mbere wayifunze, none iya kabiri hano rero ikintu hano uhita ukora, uhita ukandaho right click gutya, ugahita uza hano handitse convert to smart object. Urabona nukandaho gutya arahita aza akantu hano, akantu niko gatuma bigenda neza. Ugahita uza hano handitse filter, ugahita umanuka ukaza hano handitse noise, ugahitamo iyi ngiyi niyo ukandaho gutya, ukayitamo ukamakinga sure ko ari 45 irimo, ugakandaho. None hano rero ikintu hano uhita ukurikizaho, uhita uza ahangaha, ugahita ukanda hano, ugahita uza hano handitse solid color, ahangaha ugakandaho. Ugahita uza hano ahangaha, hano hambere, hano hari high, ugashyiramo 0. Ugahita uza hano hari inyuguti ya C, ugashyiramo 0 naho. Ugahita uza hano hari inyuguti ya B, ugashyiramo 50 gutya, ukamakinga sure ko hajemo rino bara, ugakandaho gutya, ni iri bara ritarifungukamo. Ugahita uza nayo, ugahita ukandaho nayo right click nayo gutya, nayo ugahita ukandaho right click gutya, nayo ugahita uza hano ugakora nayo convert object. Urabona yisiba hahise hazaho ka kantu nka kano kari kaje hano. Hano ikintu uhita ukora, uhita uza hano handitse normal, ahangaha ugahita ukandaho gutya, ugahita wiyizira hano handitseho, hano handitse vivid light, iyi ngiyi akaba ariyo ukandaho, cyangwa uhitamo hano over, iyi ngiyi over akaba ariyo ukandaho gutya. None hano rero ikintu uhita ukora umaze kuyishyiramo hano, uhita wigarukira n'ubundi hano filter, ugahita uza hano handitse noise n'ubundi, none ugahitamo hano add noise, ahangaha ugakandaho gutya, ugahitamo nushaka reka dushyiremo 10, ugashyiramo 10, ukabona nyine noise zijemo, uhita ubona no ku ifoto yawe, ugahita wemeza. Hano ikintu uhita ukora rero, uhita wizira n'ubundi, ugahita uza hano filter, ahangaha ugahita ukanda hano handitse blue, ugahita uza hano ugahitamo iyi ngiyi niyo uhitamo, ugahita uyikandaho gutya, ukamakinga sure ko harimo 1.0, ugakandaho gutya. Ugahita uza hano hejuru kuri no layer ya mbere imwe twari twafunze, ugahita uyifungura gutya. Urabona ifoto yawe isigaruka nka kwa kundi cyagiye yari imeze. Ugahita uza hano ugahitamo ino vivid light, iyi ngiyi. Reba ukuntu hano ihita imera ifoto yawe, ihita izamo ikintu cy'umutuku. Ugahita ugarukira hano filter, ugahita uza hano other, ugahitamo high pass, iyi ngiyi akaba ariyo ukandaho. Washaka ugahita uhitamo hano 0.5 gutya, ukemeza. Urabona ifoto yawe ni gutya ihita ifunguka. Ariko nimba uzi kwitegereza neza, urahita ubona ko isura ya foto yacu yabaye smooth cyane. Witegereje mu isura urabona ko isura iri smooth. Hano ikintu uhita ukora, uhita ukanda kuri no ya mbere, ugahita uza hano, ugahita uza ukagarukira kuri no iri hejuru ya background, kuri no iri hejuru ya background, ugafata shift, ugahita ukandaho gutya rimwe, zose zihita ziselectinga gutya,
zose zise ziselecting. Hano ikintu uhita ukora control G gutya ihita yikoramo groupe. Nimba bizaye bigucanga ujye ureba hasi mba nabyanditse, uhita ufata control G ihita yikoramo groupe nka gutya. Nizere ko turi kugendera ubona ko gutya ise yikoramo groupe. Hano ikintu uhita ukora uhita uza hano hasi ahanga ugakandaho gutya, ugahita uzamuka ugahita uza hano handitse blending option gutya ugakandaho. Hano ikintu rero uhita ukora hano uba ugiye kuringaniza ahantu hose harimo shadow kuri uyu muntu wacu, ahantu harimo akantu k'umukara kagahita kagaragara nyine ku buryo nako kagumamo kuko aba ari keza cyane mu ifoto, kugira ngo utu tuntu dutandukane. Urabona ngakuriye gutya kose karaza. Hano ikintu nkora mfata alt ngafata gutya, iyo mfashe alt gutya ihita ngafata ari kamwe, ugahita uza naka nako ugahita ufata alt ukagumishaho kugira ngo nako ugafate gutya ari kamwe, ariko kubera ko nayifashe urabona kose kari kuza. Ndahita mfata alt ngumishaho ihita mfata gutya kano kantu gutya, ngafata gutya ngakurure. None iyo umaze kugakurura uhita urekura ukaringaniza uko ushaka. Ubona hano imbone yacu kubera ko ari umukara igumemo gutya ari umukara gutya. None ikintu iyo umaze kubyemeza hano uhita ukora okay ukemeza. Hano rero iyo urangije uhita uza ugahita ufata ahangaha gatukandi no layer mask gutya ihita gutya isa umweru, uhita ukora control I. Urabona gutya ifoto yacu isigaruka nkuko yari imeze gutya, uhita ukora control I ugahita ugakanda brush hano, ugahita uzuka making sure ko hano harimo umweru hejuru umukara hasi, harimo gutya 141 100 gutya. Hasigaye rero ugatangira ugahanagura ifoto yacu. Reba aho ndi gukoza hari guhita haba neza cyane smooth. Reba bino biheri biri gushiraho nyine ugatubona ko agasura kabaye nk'akanyereye. Kwibutsa kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona andi masomo menshi akurikira, kandi nakazogera ugakandeho kugira ngo ntukazajye ucikwa n'andi masomo nkwereka. Ubona ifoto yacu ni gutya tuyigira, kandi unanyandikire muri comment n'ikindi kintu wumva ushaka nazakwigishaho kandi unacyagufasha ukeneye ushaka nazakwigisha, gishyira muri comment yawe ni ingenzi na like yawe ni ingenzi. Boraga umugahanagura gutya nyine ugahanagura nk'umuntu mu professional, ukagenda uhanagura ahantu hose uri kubona akantu katari keza ku ifoto yawe. Igihe ubona akantu katari keza kose uhita ugenda ugahanagura gutya. Uno muntu wacu gutya ndi kumuhanagura, namureba ibyabwo wagira ngo si wa muntu uzi, wagira ngo si we pe. Genda uhanagura gutya ugahanagura ahantu hose ubona hari akantu gutya. Ubona umuntu wacu gutya arimo abaye neza cyane. Reba gutya, urabona uburyo abaye smooth, kandi naho hose urahanagura. Ubona umuntu wacu abaye smooth. Dore uburyo ifoto yari imeze. Reba before ni gutya ifoto yacu bayiduhaye imeze. Reba after, urabona umuntu wacu arasa neza kandi arahanaguye mu buryo bwiza. Mbwira muri comment ko ubonye iyi video, kandi ndetse unambwira n'ikindi kintu ubona nazakwigisha ubutaha. Ciao urakoze cyane.